mwirinde gucira imanza abantu, ahubwo ubwanyu mwisuzume, ejo abo mushinja kari abanyabyaha batazabatanga mu bwami bwo mu ijuru. Uhereye i Yeruzalemu, abantu bo mu mahanga yose, Yesu ati bagomba kujya bigishwa ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha mu izina rye. Mwirinde gucira abandi imanza. Inkuru nziza igice cya kabiri nicyo tugiye kumva uno munsi. Ndabaramukije rero nshuti bakunzi ba radio televiziyo ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be ridufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga. Ndi Modeste Nkomezamihigo alias Bajyagahe ko mukunda kunyita ku mpamvu ya ndirimbo nyine umwogezabutumwa n'umunyamakuru wa Yezu na Bikira Mariya. Bavandimwe Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye kugirana cyitwa mwirinde gucira imanza abantu. Ni igice cya kabiri nk'uko nabibabwiye cy'inkuru nziza ya Yezu Kristo nkomeje kubagezaho. Ubutumwa tugiye kumva rero buri mu ndirimbo muri ka gatabo nyine kitwa nimuhinduke mwemere inkuru nziza. Ni ya ndirimbo ya mbere tukiriho yitwa nyine inkuru nziza ariko ku gitero cya kabiri. Yego, kuki nahawe ubutumwa muri iyo ndirimbo? Igitero cya kabiri nk'uko mwabyumvise kiragira kiti mwirinde gucira imanza abantu, ahubwo ubwanyu mwisuzume, ejo abo mushinja kari abanyabyaha batazabatanga mu bwami bwo mu ijuru. Gucira abandi imanza rero byagiye bibaho kuva kera cyane, ariko n'ubu ngubu nyine birakorwa na benshi se na bamwe muri twebwe se, ariko umwami wacu Yezu Kristo ntabwo abikunda, arabyanga akabitubuza, kuko mu ijambo rye hari aho agira ati uguhora n'ukwanjye, guca imanza no guhemba n'ibyanjye. Ariko kugira ngo tubyumve neza, reka dusome mu ibaruwa y'Abahebureyi umutwe wa 10 umurongo wa 30. Aho hantu haravuga ngo ntituyobewe uwavuze ati uguhora n'ukwanjye, nijye kandi utanga ibihembo. Akongera ati Nyagasani azacira urubanza umuryango we. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nyagasani uzacira urubanza umuryango we, abantu yiremeye. Wowe rero urinde wo kubacira urubanza cyangwa se kubashinja, rimwe na rimwe unabashinja iki? Ibinyoma. Ariko hano barasobanura hepfo hano bakavuga ngo umuryango we, bakavuga bati genda usome mu ivugururamategeko umutwe wa 32 umurongo wa 35 kugeza kwa 36. Ariko hano mu Bahebureyi umutwe wa 10 umurongo wa 30 baravuze ngo ntituyobewe uwavuze ati uguhora n'ukwanjye, nijye kandi uguhora n'ukwanjye, nijye kandi utanga ibihembo. Akongera ati Nyagasani azacira urubanza umuryango we. Uwabivuze rero arahari, Nyagasani ubwe azabyikorera. Noneho yatubwiye gusoma no kuzirikana mu ivugururamategeko umutwe wa 32 ku murongo wa 35 kugeza kwa 36. Aho haravuga ngo kumara inzigo no gutanga inyiturano nijye nyirabyo,
nkabizigamira igihe ibirenge byabo bizateshuka inzira. Koko rero umunsi w'ibyago uri bugufi, ibihano byabateganirijwe ntibigitinze. Uhoraho agiye gucira urubanza umuryango we, akazagirira ibambe abayoboke be. Nabona yuko intege zabo zishize, kandi ko nta mucakara cyangwa umuntu wigenga usigaye. Inkuru nziza rero ya twese iraduteganirijwe, itugezweho, tubwirwe kandi dusobanukirwe ko guca imanza ku muryango w'Imana n'abantu be, Uhoraho Nyagasani ushobora byose, Data wa twese wo mu ijuru, ngo ibyo bintu azabyikorera. Intumwa Pawulo rero, intumwa y'amahanga, nk'uko yakunze kubitubwira, turazirikana nyine mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyeroma. Pawulo yandikiye Abanyeroma, arabandikira ubwo bari yashishikajwe no gucira abandi imanza, babashinja bakora iki, ibintu bitandukanye. Pawulo aravuga ati ibyo mubamo ni ibiki? Ibyo muri gukora ko bitabashinzwe, bitabareba, ko bitanababereye, muri kubiterwa n'iki? Reka rero twumve kandi dusobanukirwe aya magambo Pawulo atubwira mu ibaruwa yandikiye Abanyeroma. Ni umutwe wa 14 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo iki? Umutwe wa 14 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Pawulo aravuga ngo koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho we ubwe, kandi nta n'umwe upfira we ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari kugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Wowe rero niki gituma ucira umuvandimwe wawe urubanza, cyangwa niki gituma usuzugura umuvandimwe wawe? Ko twese tuzashyikirizwa urukiko rw'Imana. Wowe rero uri gucira abandi urubanza. Iryo ni ijambo ry'Imana tumaze kumva, ritubuza gucira abandi imanza, ritubwira ko twabaho tubereyeho Nyagasani, twapfa tuzapfira Nyagasani, ariko kandi twese tuzahinguka imbere y'urubanza rw'ishobora byose. Ibyawe byose bijye ku mugaragaro, ibyo wakoreye ahabona n'ahatabona bijye ku mugaragaro. Uzacirwa urubanza hakurikije raporo yawe uko itangwa umunsi ku munsi, kuko mu maso y'Imana nta kiyihishe. Muzi ko dufite marayika murinzi utugendaho amanywa n'ijoro, wa wundi wumva ibyo uvuga agafata amajwi, areba ibyo ukora agafotora, akagenda atanga raporo imbere y'izina ryawe mu ijuru. Tuzayibona igihe nikigera, turebe ukuntu iyo raporo itangwa. Akugendaho rero amanywa n'ijoro, haba habona hatabona, wicaye, uryama, uhagaze, ugenda, usinziriye. Marayika murinzi muba muri kumwe ngo aguhane, akugira inama, aguhanure, akubwira ati iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kirinde. Iyo rero wanze kumwumva no kumwumvira, aratangira nyine agakora raporo akanayitanga, birumvikana. Kugira ngo rero dusobanukirwe, tunumve, tunacengerwe neza ibyo tugiye kumva muri iki kiganiro, mwirinde gucira abandi imanza. Reka dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bawukunde, utwoheze Roho wawe, byose bibishya, isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu,
turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Marita sama mu cyaha, udusabire. Mwamikazi w'intumwa, udusabire. Mubyeyi wa Kiliziya, udusabire. Bikira Mariya mubyeyi utagira ikikunanira mu bantu, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ijwi ry'umubyeyi rihumuriza, rikomeza, riyobora, rivuganira, ritabariza, riburira, rikosora, rigahanura, rikigisha, rigatumika, rigahindura, rikamenyesha, rigahugura. Tega amatwi ijwi ry'umubyeyi, ryumve, uryumvirize, uryumvire. Riragira riti: nimuhinduke mwemere inkuru nziza ya Yezu Kristu. Reka rero duhere kera kuri ubutumwa bw'inkuru nziza tugiye kumva ku bijyanye no gucira abandi imanza. Reka duhere kera, abakristo tuvuge ngo mu isezerano rya kera, na kera byabagaho. Ariko se kera byagenze bite? Turagira ngo abakera mubashe kwibonamo, mwumve n'uburyo n'impamvu atari byiza gucira abandi imanza wowe wishyira ku ruhande, wigira intungane, wigira miseke igoroye. Tuzareba kandi turebere hamwe no mu gihe cyacu, mu isezerano rishya, n'agashya kari kubamwo cyane cyane mu iterambere, kuko naryo rigira ibyaryo n'uburyo ryoroshya mu gukora icyo gikorwa cyo gucira abandi imanza, ndetse iterambere rikagira n'uruhare mu koroshya, mu kugera ku byiza. Yezu se we abivugaho iki? Ni iki Yezu yatubwiye ko ibyo nibisohora abakristo twe tugomba kuba gute, tugomba kwifata gute, tugahagarara gute muri icyo gihe? Rero kera nyine habayeho habayeho iki rero? Inkuru tugiye kumva mu isezerano rya kera ni y'umugabo Yuda n'umugore witwa Tamara. Tamara, habayeho Yuda, habaho Tamara. Byaje kugenda gute rero? Ubundi Yuda yari afite umugore, ariko aza kugira ingorane, uwo mugore arapfa. Ariko na Tamara nawe yari afite umugabo, aza kugira nyine ibyago, umugabo we arapfa. Ariko se Yuda na Tamara bapfanaga iki? Bibiri tubwira neza ko Yuda ari sebukwe wa Tamara. Reka rero iyi nkuru tubashe kuyumva neza, nyitangire tuyizirikane. Ni ijambo ry'Imana mbese tugiye kumva mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 38 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 30. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe nyine cya kera, Yuda yavuye aho yabaga arimuka kuko yari afite umuntu w'inshuti ye. Uwo muntu w'inshuti ye rero yarimutse nyine aramusanga, uyitwaga Hira. Hira rero yari umugabo wari utuye aho bita Adulamu rero Yuda yagiyeyo. Yuda hageze ahabona umukobwa wa Shuwa w'umunyakanahani, aramurongora, barabana. Baza kubana rero, uwo mugore asama inda. Ubwa mbere wenda bihuse, inda ya mbere yayibyariyemo umwana witwa Eli. Nyuma ya Eli aza kubyara undi mwana witwa Onani. Nyuma yo kubyara rero umwana witwa Onani, ubugira gatatu yabyaye witwa Shera.
Shela rero amaze kuvuka, Yuda yaje gufata umwana we w'imfura twumvise Eli, amushakira iki? Amushakira umugore. Ubwo ni umukazana we birumvikana, uwo mugore akaba yaritwaga Tamara. Eli imfura ya Yuda aza kubera Uhoraho umuntu mubi, Uhoraho aramwica. Yamukoreye ibintu bitari byiza, Uhoraho ntiyabishima aramwica. Nuko Yuda rero niko kubwira umwana wakurikiraga Eli, ari we nyine witwa Onani, ati sanga umugore wa mwene nyoko. Sanga umugore wa mwene nyoko Eli, hanyuma urangize umurimo wa mukuru wawe, umubyarire mbese kuko yari kumubyarira, none ntibyashobotse yarapfuye. Wowe rero nka murumuna w'umukurikira, genda umubyarire. Kumubyarira rero hano icyo bivuze, Bibiliya hari icyo yabivuzeho, itanga n'igisobanuro. Abafite Bibiliya ntagatifu mujye mukunda kureba bino bisobanuro biba byanditse aha hepfo. Hano hepfo hari ibisobanuro bihanditse, ndagira ngo rero mbibasomere. Ngiye kubibasomera, mutega amatwi. Hano ngo amubyarire. Mu Bayisirayeli hari itegeko rivuga ko umugabo naramuka mbese apfuye atarabyara, umwe mu bavandimwe be yagombaga guhungura umupfakazi we. Urumva guhungura umupfakazi we ni ukugenda ukamwegera nk'umugabo we, ibibazo yari afite ukabikemura, mbese akumva ko atari wenyine nubwo umugabo we yapfuye ariko abavandimwe be bahamubereye. Hanyuma ngo uhungure umupfakazi we. Umwana wa mbere abyaye icyo gihe bamwitaga umwana w'uwo wapfuye. Uwabaga yagiye guhungura uwo mupfakazi, umwana wa mbere yavukaga yitirirwaga wa muvandimwe wapfuye utakiriho. Nuko nko byagendaga mu Bayisirayeli. Hanyuma rero Onani baramubwira bati sanga umugore wa mwene nyoko, urangize umurimo wa mukuru wawe umubyarire. Onani yarazi ariko ko uwo mwana atazaba uwe. Ku mwana nyine uzavuka ntazitwa uwa Onani, ahubwo azitwa uwa Eli, kuko niko byagombaga kugenda. Onani rero kuko yarazi ko atazaba uwe, nicyo cyatumaga mu byo bakoraga Bibiliya yandika ko Onani yasohoreraga hasi iyo yegeraga umugore wa mwene nyina kugira ngo atazamubyarira. Urumva ntiyabishakaga, ariko ibyo nabyo ibyo yakoraga Uhoraho arabigaya aramwica nawe, kuko yakoraga amabanga yabubatse ntayakora uko bigomba, uko bikwiriye. Mwabyumvise, kubera ko yasohoreraga hanze nyine, Imana ntiyabishima, irabigaya nawe nyine iramwica. Hanyuma Yuda abwira umukazana we Tamara ati rero mwana, igumira iwanyu mu bupfakazi bwawe. Igumira iwanyu mu bupfakazi bwawe kugeza igihe umuhungu wanjye usigaye Shela azakurira. Yaramubwiraga ati genda umwana wanjye ntarakura, ariko muri make yatinyaga ko nawe yahita apfa, ariko konyine yarasigaranye akagira gatatu. Akambere karapfuye, akakabiri karapfa, n'aka gatatu nako nikajyayo kazagira gate kazapfa. Ati rero igendere wisubirire iwanyu, dore umwana wanjye ntarakura, uzategereze azakure. Hanyuma Yuda amaze kumubwira ibyo ngibyo, kugeza igihe umuhungu wanjye Shela azakurira, ubwo yaribwiraga ati hato nawe atazapfa nk'abakuru be. Nuko Tamara asubira kwa se.
agenda agiye gutegereza hari ko ako kana kazakura, nako kakaza nyine kakamwegera. Hashize iminsi myinshi umukobwa wa Shuwa amaze gupfa birumvikana, Yuda ararira arahogora, hanyuma azamukana n'inshuti ye Hira wi Adulamu. Hira numvise ko yari inshuti ye, barazamukana basanga rero abakemuraga amatungo ye Itimuna. Itimuna niho hari urwuri rw'amatungo yabo. Hanyuma rero arazamuka, Yuda ajyayo aherekejwe na muvandimwe we w'inshuti ye, baragenda bajya kureba amatungo yabo. Aho bari bagiye nyine hitwa Itimuna. Nuko babibwira Tamara, bamaze kumenya ko sebukwe Yuda agiye kunyura muri izo nzira agenda ajya iyo ngiyo mu matungo yiwe, baza kubibwira Tamara bati sobukwe azamutse agana Itimuna agiye kogosha intama ze. Tamara yiyambura iki? Yiyambura rero imyambaro y'ubupfakazi, atega igitambaro, amaze kwimiramiza ngo hatagira umumenya, yicara ku irembo ry'umujyi wa Enayimu ku nzira ijya Itimuna. Tamara murumva yindi ukundi nyine akuramo imyambaro yamurangaga nk'umupfakazi, imyambarire se yamurangaga yagiraga, hanyuma yambara nyine ibyihabara birumvikana, ajya ku muhanda ajya gutegereza sebukwe ko ahanyura. Hanyuma rero byagenze gute? Yari yabonye neza ko Shera yari amaze kuba mukuru, ntibamumushyingira. Kakana kari karasigaye ka Yuda karakuze, ntibagashyingira Tamara. Arababara aravuga ati ni imitwe mwantekeye ntabwo nabyemera. Hanyuma ajya kubategera ku iyo nzira banyuragamo. Yuda rero amubonye amwitiranya n'umugore w'ihabara. Urumva umugabo wari umaze igihe yarapfushije umugore we, nta mwana afite. Yageze mu nzira abonye uwo mugore wicaye ahangaho, imyambarire ye, uburyo yifashe, umubiri uranga, umutera ibibazo. Ugira ibyo umubaza, nawe atangira kwibaza no kubaza uwo yari abonye w'ihabara, kuko yari yitwikiriye no mu maso ntiyamumenya uwo ari we. Aramusanga rero aramubwira ati nyemerera rwose turyamane, ndumva nkwifuza, ndumva ngushaka. Ntabwo yari yamenye ko ari umukazana we. Undi ati urampa iki ngo ungereho kugira ngo turyamane? Mu by'ukuri ufite iki? Urampa iki? Yuda rero ati nzakoherereza umwana w'ihene nkuye mu matungo yanjye pe, nzaguha ihene, rwose nunyemera nzabikora, nguhe ihene nkuye mu matungo yanjye. Umugore ati ndabyemeye pe, ariko unsigire ingwate kugeza igihe uzoherereza iyo hene, mbe mfite ingwate nyine wampaye nyemeza ko iyo hene izaza, ihene niza nzagusubiza ingwate yawe. Yuda ati ingwate nguha se ni iyihe uko ubibona? Undi ati ikintu ugiye kumpa, urampa ikashe yawe, umwe n'umukufe wayo, niyo nkoni witwaje. Nubimpa rwose uraba ungiriye neza, ndabyemera. Arabimuha rero, bararyamana. Nuko Tamara arasama, birumvikana ko yahise atwara inda. Hanyuma arahaguruka aragenda, yiyambura cya gitambaro, asubira kwambara ya myenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene, atumye ya nshuti ye Adulamu ngo inamugarurire ingwate ze yatanze. Ariko iyo nshuti ntiyabona uwo mugore. Abaza abantu bahangaha ati wa mugore w'ihabara wari ku nzira ijya Enayimu ari he ko ntawe ndi kuhabona? Bati nta habara yigeze iba hano nta habara ryigeze rihaba. Murumva nyine Yuda yageze mu rugo, yibuka umuhigo yahigiye uwo mugore, isezerano yamugiriye,
ati rwose ihene nzayikoherereza. Yarayohereje, ya nshuti ye irayijyana, ishakashaka ihabara kuri uwo muhanda banyuzemo, ariko ihabara rirabura, ndetse baranabazabaza hirya no hino bati inaha iwacu nta habara rihaba. Wa undi rero asubizayo ya hene, ariko urumva nyine za ngwate ntazo yigeze ajyana. Noneho amaze kumubwira ko ntayo yahabonye, ndetse n'abantu baho bamubwiye ko nta habara yigeze ihaba, Yuda ati nagumane byose, tutazavaho twisuzuguza, ibyacu mbese bikamenyekana. Nabigumane, ngiye nta kosa nakoze. Ibyo ari byo byose namwohereje umwana w'ihene, ariko we ntiwamubonye, ndumva nta kibazo. Barituriza rero, wa mugore agumana za ngwate, hanyuma na Yuda nyine agumana icyaha cye na ya hene ye nyine. Hashize amezi 3 baza kubwira Yuda bati uzi n'ibindi, uzi inkuru yabaye kimomo. Tamara umukazana wawe yabaye ihabara ntiwareba, dore ndetse n'ubu aratwite. Yuda abyumvise yahise yumva aguye mu kantu, ndetse yumva atanabyihanganira, yumva ko Tamara yakoze ishyano. Yahise akora iki? Yuda aravuga ati umva uko biri kose nibamusohore maze bamutwike, bacane inkwi, bacane umuriro mwinshi bamujugunyemo, bamutwike, yakoze amahano. Ukagira ngo yakoze wenyine, yakoze amahano. Nibamutwike, nta n'iperereza, nta no gushakisha uwamuteye, nta no kugira guta, ahubwo nibamutwike. Natwe kenshi niko ducira abandi imanza, ngagaho kari kundi karahandurika. Yego, byibazeho ubitekerezeho, nibamutwike. Nuko noneho rero hano naho batanze igisobanuro muri Bibiliya nkuko nabibabwiye. Hano ni byiza kuzajya musoma aya magambo ari hano hepfo y'igisobanuro. Nibamutwike hano bararisobanuye iri jambo, reka turyumve. Igisobanuro cyaho kiravuga ngo bamutwike niko bahanaga abagore b'abasambanyi, cyangwa se bakabatera amabuye, nkuko tubisoma mu gitabo cya Levi umutwe wa 10 cy'Abalevi umutwe wa 20:9 no mu ivugururamategeko umutwe wa 22 umurongo wa 22. Tamara yari umupfakazi, ariko mu maso ya bose akomeza kwitwa uwa Shera. Shera ni wa wundi kakana gatoya bamwimye ngo nako kataza gupfa nk'abakuru. Nkuko amategeko rero yabivugaga yabiteganyaga, kuko Shera yarakiriho, Tamara n'ubundi yagumye agomba kuba no kwitwa umugore wa Shera. Nuko rero aravuga ati nibamutwike. Abonye bamujyanye, Tamara abonye bamujyanye, Tamara atuma kuri sebukwe ari we Yuda ati rero nubwo banjyanye data bukwe ubimenye, inda ntwite niya nyiri ibi bintu. Yarabyohereje ati nimubinshyirire Yuda mumubwire muti inda ntwite nubwo bagiye kuntwika niya nyiri ibi bintu. Ibuka ati ibuka nyiri iyi kashi, mwibuke neza, n'uyu mukufi n'iyi nkoni mwibuke neza. Yuda abyitegereje koko asanga nibye. Yuda arabimenya ati yandushije ubutungane, kuko ntamushyingiye umuhungu wanjye Shera. Yandushije ubutungane, nahubutse nca urubanza, nahubutse ndavuga ngo nibamutwike. Natekereje ku byaha byanjye, natekereje ku cyaha nanjye nakoze, natekereje no munsi wamvumbura icyo yankorera. Ese nanjye nakwemera kujya gutwikwa nkuko ndi gucira abandi urubanza, nanjye nkarwicira nini munshyiremo koko ndabikwiriye? Cyangwa natakamba ngasaba imbabazi, cyangwa se nkavuga nti ngiye kwisubiraho?
Yuda arabimenya ati yandushije ubutungane kuko ntamushyingiye umuhungu wanjye Shera. Kuva ubwo ntiyongeye kumwegera ukundi. Tamara ari hafi kubyara asanga atwite abana babiri. Mu gihe cyo kubyara umwana wa mbere abanza ikiganza. Umugore ubyaza aragisingira agishyiraho akadodo gatukura ati uyu niwe wa mbere. Ariko uwo mwana asubizayo ikiganza. Habanza kuvuka indi mpanga. Umugore ati uciye he? Nyuma wa wundi wari ufite akadodo gatukura ku kiganza nawe aravuka, bamwita Zera. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ntekereza ko mwumvise ingaruka cyangwa se impamvu atari byiza gucira abandi urubanza nk'abagenzi bajya mu ijuru, ahubwo aho kugira uruhare runini rwo kureba ku bandi, twagombye natwe ubwacu kwirebaho. Ese ngiye nk'umugenzi ujya mu ijuru koko mbanye nte n'Imana yanjye, mbanye nte na bagenzi banjye? Ese aho birakwiriye ko nkomeza urugendo, cyangwa hari ibyo nkuriye gukosora biri kundiniza mu rugendo no gutuma ntaba umugenzi mwiza mu maso y'Imana ndetse n'abagenzi banjye? Iyi nkuru rero isoje ivuga iti uwo naciraga urubanza yandushije ubutungane. Uwo naciraga urubanza yandushije ubutungane. Ese wowe aho ntiwaba bushinja bakurusha ubutungane? Navuga ngo irinde, itonde gucira abandi urubanza. Yezu azabyikorera. Haranira kwihana, kwicuza, kwisubiraho, gusenga uko bikwiriye, Imana ikwishimire, uyibere umwana mwiza, nayo ikubere umubyeyi. Kubwa Yezu na Bikira Mariya dusabirane muri urugendo turimo rugana mu ijuru ku Mana Data wa twese. Ubutaha rero tuzumva igice gikurikiyeho, noneho mu isezerano rishya atari mu isezerano rya kera. Turebe noneho mu isezerano rishya agashya karimo mu b'iyi ngoma, mu b'iki gihe, n'uburyo iterambere riri kubigiramo uruhare, ndetse n'icyo Yezu Kristo aduhamagarira gukora kuko biratureba. Inkuru nziza y'ijambo ry'Imana iratureba, njyewe irandeba, nawe kandi irakureba. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mana Data mubyeyi wa twese, mu izina rya Yezu Kristo umwana w'ikinege wadupfiriye akazukira kudukiza, tugushimiye aya mafunguro atunga roho zacu dusangije y'ijambo ryawe. Tugushimiye n'ibindi byiza ukomeje kudutegurira, kandi tugusaba gukomeza kubana natwe uyu munsi wose, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Marita sama mu cyaha udusabire. Mwamikazi w'intumwa udusabire. Mubyeyi wa Kiliziya udusabire. Bikira Mariya mubyeyi utagira ikikunanira mu bantu udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ijwi ry'umubyeyi rihumuriza, rikomeza, riyobora, rivuganira, ritabariza, riburira, rikosora, rigahanura, rikigisha, rigatumika, rigahindura, rikamenyesha, rigahugura. Tega amatwi ijwi ry'umubyeyi, ryumve, uryumvirize, uryumvire. Riragira riti nimuhinduke mwemere inkuru nziza ya Yezu Kristo.